kwirwanaho intambara ziratangira abantu babikomerekeramo ni inkuru dutangiranye hanyuma dutangiye hakuno n'umutoya hanyuma reka nanjye ntuze uti ariko yirukanka hakuno mu ndabyo indabyo bari bahagazemo zirimo zirahumya guziwa yitwa Suji Longo ni umukobwa wa Bloodmoon ho nakwa Bloodmoon karabaye filimi iraha uyu ni umukobwa wa Bloodmoon bamwita ayo mazina mubonye nyine uzanya asubiramo yitwa Jinny Longo episode ya mbere mwana yaje yirukanka hakuno hari umugabo uri kwifarashi harimo arakabukira ifarashi ati she iyegoko ariko ibyishimo mfite murabyumva cyangwa ntago mubyumva filime ni nziza mwicare murebe mutuje mbese mwana yereka indabyo hejuru bisa nkaho urimo kuza muzi nimba atari papa ni buraza nimba atari buraza ni onyure nimba atari onyure ni sokuru bamwita Shuzi Wei Bloodmoon mazina y'umugabo Shuzi Wei Bloodmoon Jingi mwana wanjye mezute cye kibazo yewe kera mama yakundaga kwandika urwandika karusiga hakuno ariko yandika mu myandiko nk'iyanjye ntaye nshaka kugera ikirenge muke papa n'umwana mwana wanjye urimo urandika ibiki yanditse pia parasoma ku muvinyo mwana yitwa Jing Jing we ukumbuye mama wawe yego ndamukumbuye nyuma yuko byose bikemuka mama wawe azishima hanyuma nizo mu ijuru zimwakire neza ni ukuri ese mama azajya mu ijuru azakirwa nizo mu ijuru yego twebwe reka dukore latenti uri ijoro rwose rizamuke mu kirere ubundi mama we tumusengere ibindi bize kugenda neza yanditseho peace amahoro bazamura akagatara twadutara bacana barimo basaba ibyifuzo ati wezamura mama waraza kugira amahoro izo mu ijuru ziramwakira n'umusengera neza iyi ni episode ya mbere kuri Snow Tower hano umwana w'umugabo mwibuke gukina muri A Hero Is Born ari papa wa Jing Gakoko abayibuka murayizi mwarayirebye umutangiye kuvuga ngo none iyi tuzane ni iyihe ubuse koko ntago ibagara mu bipuzo cyera hejuru tara ryaraturitse ho numbaze ngo bigenze bite kubiri kazi twaje none action okay ikaze kuri studio y'umunsi ibyishimo byinshi umubabaro mwinshi no kwemera kwishi kwabaye ku ikipe ya Rayon Sport akaba nabyo byayiteye guhomba igikombe cya championnat cyo mu Rwanda. Ejo bundi bwakinaga na Bugesera murabizi abafana ba Rayon Sport bateranye amacupa n'amabuye mu kibuga biza kubaho ko umukino uhagarikwa ariko ibyo nta mpungenge twebwe baravuze ngo APR ngo yayishyura ruswa ko ku mafaranga abasirikare batanga ngo y'umusanzu ngo Rayon Sport ngo yabuze ku musanzu